bisubiramo wenda ikindi ahubwo utagarutse mbere yo kujyaho ntabwo ari umuntu wagaragaye ku makosa direct yagaragarira public wenda ubwo birajyana n'iryo banga birajyana n'iryo banga uwo yasimbuye twavugaga kugira ngo abantu babyumve hari amakosa yagiye aba agaragara sibyo ukaba wayahuza nyine n'imiyoborere ushobora kuvuga uri hanze ukaba wavuga uti wenda nubwo ntari mu buyobozi bwa peri ariko niba ikipe yatewe mpaga niba ikipe harimo ntidushaka tunavuge turadukosa twazagamo mu by'amatike cyangwa se n'abantu bayiri hafi wenda batayibamo ukaba wavuga uti ushobora kubisanisha nubwo wenda ayo makosa agaragarira nubwo nawe bitamugaragaraho direct ndavuga uwayoboraga ariko uko byagenda kose biri bugende bigire nanone influence mu miyoborere y'icyo gihe noneho ariko nanone tukongeraho icyo kuvuga ngo APR ubundi ibaye bwite twagiye tubigarukaho ni APR kiriya gihe twavuze tuti yari iri mu muhanda mutangaza hajya gashaka kubigorondora bavuga ngo barashaka kuyizanira abaturage ariko mu by'ukuri ukabona uburyo biri gukorwamo ni uburyo budaha icyubahiro budaha n'ishema APR aho buri wese ayijyamo ko yishakiye amakuru yayo ayasanga aho yishakiye mu kabari sinatinya kubivuga aho abantu bayigambaho abasivira bari aho ngaho bose bavuga bati ni yanjye undi ati ni yanjye bayijakatare bayijagajaga mu buryo bicakiye ubona ko uyu mwaka nk'uko yari bitubwiye ati jewe abo bantu bose n'ubundi bashaka kugenda bashaka kugaruka ariko nk'abakumira uretse ko burya si APR gusa ubundi ikipe yose y'umupira w'amaguru yakabaye igira ibanga ikindi nubwo hari ibyo abantu bajya bavuga ngo iyi ni y'abaturage y'abaturage nayo hari ibintu abantu batagomba kumenya ibyo ari byose kuko ari kwishyira hanze niba ari y'abaturage bamenyesha ibya bindi wenda bagomba kumenya ariko niba tuvuge urimo uraganira n'umutoza buri muntu wese akaba abizi icyo gihe hari byinshi byica icyo gihe niba hari icyo uri gutegura abantu bakabimenya mbere hari byinshi bipfa ibanga muri administration niyo mpamvu none uyu munsi wamenya ikijya mbere mu byo Real Madrid iri gutegura hari abatakwishimiye bagira gute bahita bagira gute bakora counter attack ikindi tugarutse muri iyo miyoborere n'ujya kureba no mu nzego z'abakozi wenda imbere mu muryango mugari ari nayo mpamvu habayemo impinduka mu buryo bw'ikinyabupfura nk'uko babigarukagaho Leonidas hari impinduka nyinshi zagiye zikorwa no mu bakozi bigendanye n'uburyo yari ari kubaka ikintu kigendanye n'ibanga nk'uko ari kubigaruka ari nayo mpamvu je mpita mbangura nkavugisha ukuri abashobora kuba wenda yaragiye akumira mu bijyanye nuko bashakaga kwigaragaza muri APR ubu bashobora kuvuga batagiye kubera amakosa wenda runaka bakabisigiriza mu buryo batiyazanye umutozo udashoboye batsindwaga ati ni mu kipe yagaza nabi kubera ko bashatse kwigaragazamo akabakumira ntibagiremo ijambo urabyibuka nyine ibyo bagiye bakora batakana n'abo bayobozi ba APR babo ba Afande Kavunani yewe na Deunda Afande nyiri wari umuyobozi mu kuko gukumirwa bakavuga ati sha aragiye reka twerekane ko ari twebwe twagiye tugaragaza ko yakosaga ko yakoraga amakosa bikaba bitumye agenda benshi baraza kubyitira ubu ariko ndatekereza ko byagenda kose uzaza hose nawe azongera yishyira ku muhanda izo rero nshingano ntituzi ihenda bashaka kumwimura n'izo rafite zindi zikiyongera cyangwa se izo zose rero twe turi mu mupira tureba twe twibere mu mupira ubwo rero yahise bamenyesha Litadi Kano Mugisha Vincent ko ari we ugiye kuba ayoboye iby'agateganyo APR Football Club birangira nyine ari we ubu ngubu niwe tuza kuba tubaza umunsi ku munsi APR Football Club bihagaze bite ariko n'uw'agateganyo amakuru yandi rero yahise asumira azana Afande Alex Kagame kuyobora APR Football Club urabanza rero tubwire ayo makuru afite ishingiro cyangwa nicyo twakwita nostalgia burya abaye ikintu iyo umuntu yakoze ibintu byiza abantu bahora bamwifuza ubyibuke na Richard mu gihe cye cyo kuva mu minsi ye ya nyuma abantu bakomezaga guspekira ko Alex Kagame arize kuyobora icyo gihe yaravuye muri Mozambique baravugaga bati aragarutse niwe wiyo kwisubiza ikipe muri hierarchy y'imiyoborere ya APR Football Club bigenda bite ni gute Afande Alex ashobora kugaruka nk'uko bivugwa ndaje mbisobanure ariko hierarchy umwanya ntipfa kumwemerera kereka nibaza guhindura amategeko yabo APR Football Club Afande Leti Musema kweli mu gihe habaga umugabo w'ingabo zinyera gutabara
amaze kurahirira imbere ya perezida wa repubulika yahise rekura imiyoborere ya APR Football Club isigirwa afande CDS ubu Mbaraka Muganga. Icyo gihe yari division commander wa division ya mbere, yari vice president we abari guhabwa imiyoborere ya APR Football Club. Afande Alex ajya kugenda yari agiye ku masomo asigira afande Jacques Musema Koleti. Ariko icyo nkubaza buretse gato uragenda nongende kuri sibyo. Afande CDS avaho amaze kuba umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka, yari mu gihe cya covid mu gihe kibi, ariko nawe uribuka ko yavuze ngo ndebye match ebyiri turi bugeseranya mu Faustin byuka interview. Icyo gihe wari wakabaye vice we nawe chairman, icyo gihe nta wari ariko nawe icyo gihe yari bayingana niwe yisubura cyagiye bavuga ati bayingana wakabaye ubu ngubu ari uyobora. Urumva icyo gihe yahise mu ngoma yakiri umugabo w'ingabo zirwana ku butaka, yasimbuwe nande na Fande Richard Karasira. Icyo nashaka kukubaza ni ikire ibyo utubwira biranditse cyangwa uragendera biranditse usoma ikirere uko bagiye basimbuka? Biranditse. Iyo uzamuwe mu rwego runaka ukaba uri mu nzego zifata ibyemezo bikomeye, urumva urekura inshingano z'umwanya, umwanya n'ubundi nabwo ushobora kubura. Ahubwo ngiye icyo mvuga abagiye nko ku kibuga wenda kuko na Deo bajya kumuzana twagiye kubona tubona aje ku kibuga icyo gihe bakinaga na Vision Richard yavuyeho, umunyari yavuyeho uwo munsi yabanje gutegurwa mu munsi Richard tumuzi ariko ari match yagiye mu mbere. Faustin Richard we bamuhiguza yavuye ku nshingano kuri uwo munsi bakina na Vision ama division n'amabodi baje ku kibuga bose yarimo bazana uyu nguyu, ariko na Dewari bamuzanye, ariko Dewari match ebyiri yarebye nka Richard nawe burya bamurebye muri match ya Rayon Sports yatsinze nanjye nari mu cyamahoro ukavuga ngo ku cyo kwa gatandatu nta gihe haba haraje umuntu twari mu kabwibwi nimurabyiteho kubera ko nta ujabize nta kosa wenda yaba undi bateguye hakaba hari undi wenda bateguye akaba yararebye umutungo tukabona ari unduje, ariko nubwo nawe n'uwafande ari kuri gorira hakaza abayobozi n'ubundi kumwerekana ariko arimo bayintegra hashobora kuza kuri gorira ko ntabwo barameza ko yagiye, nta nubwo barabitangaza mu itangazo ko nibaza hari uyu ni usigo gutegura match ya gorira ubu ngubu. Division commander wa division ya mbere bose ni Karusisi, niwe uyobora division ya mbere, ariko bigaragara ko aba mu burasirazuba cyane kurusha ko ari i Kigali ofisiye mu burasirazuba muri za Kayonza Nyagatare ko ari kure Nyagatare nubwo yaba ari division aba ari kure. Ni mpamvu nyine nashaka kugira ngo bisanishwe na Alex bari mu kuvuga sibyo, nariko nabwira ngo bigomba gusaba ko bahindura stati. Ubwo ape nakubwiraga uburyo imiyoborere yayo abantu babyumve heti ko tayiwe ni hani Nyarugenge nubwo afite inshingano zikomeye ura n'urwego narwo ayobora rukomeye cyane. Umugabo w'ingabo z'inkeragutabara ubona n'umwe mu bagabo b'ingabo oya Faustin uze kureba abantu barahira imbere ya perezida wa repubulika ntabwo division commander bamwe ariko iyo perezida avuze ngo nomye umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka, umugabo w'ingabo zirwanira mu kirere, umugabo w'ingabo zo mu mazi iz'inkeragutabara, ushinzwe ubuvuzi. Abo ngabo ni abantu bajya kurahira imbere y'idarapo. Evelyn aranadushyiriraho ifoto ubwo afande Alex Kagame yarahiraga nk'umugaba w'ingabo z'inkeragutabara. N'afande witwa Ibingira akimara kuba umugabo w'ingabo z'inkeragutabara yararahiye ahita ava ku vice president bwa APR Football Club. Ingero nzaziguha niba mbyumva neza uko bareba niba ari umusirikare ariko inshingano za hanini zitazakungana cyane n'ikipe zitanavanga n'umutungo w'ekipe nawe ndavuga ntabande burya uretse gato afande Deo agana na bagenzi bacu bo kuri radio Disarakano yavuze nabwo FM Kayiranga niba ari bo barumubajije ko ashobora kuba yaramubwiye ati we duherukana i Rubavu, aramubwira ati muri marine ati ubu ati se ntiwasubira yafande gutyo, aramubwira ati marine narayirenze bivuga ko ari structure yabo, avuga ati nuko mwe mutabiza ariko ahondi busi nayobora marine hari abagenewe kuyobora marine. Okay, ubwo byanze bikunze aba ari structure nayo uri kutubwira ibirimo ari yubakitse rwose kandi kandi kumva abagenerali bose nitubaza nta bandi bagenerali baba bari cyangwa se general de brigade lieutenant general abanyamupira tukaba tubazi yani ko tukabaza akaba ashobora kuba yagirirwa icyizere cyo kuba yaza kuyobora
nyine nakubwiye ngo bari bagiye kwitegura kuko hari ibyo tuvuga by'ubuyobozi bwa PER hari ibyo twita ubuyobozi bwa PER wenda tuvuge nk'ibyo byemezo wenda ku radio ku radio tukajyaho APR chairman niwe ugomba kubibazwa chairman nyamara arabyica cyane nyamara n'urwego rureberera ibyo byemezo byose bifatwa ko gushyiraho umutozo uko kwirukana umutoza chairman adashobora gufata icyo cyemezo wenyine atari wenyine ubikora umutoza ugomba guhembwa mu 30 ntabwo chairman abikora wenyine wajya no kubona ukabona haje umuntu utaruzi ngo uyu ni umunyamupira se mwuka byaramo ngo yanguyuse uyu wagiyeho ejo ndetse kumwandagaza ati n'abakinnyi 10 niwe bari mu kibuga cya PER ntabaza ubu se bazanye ariko bashobora guhima kuko ati niba atabaza zabimenya none umuntu wese avukiye mu mupira oya bashobora no kuzana wenda ni urugero uyobora wenda uko nguko ayabazi ahubwo mbone no kwihanganisha RG ejo Gabiro yarayibonda RG shokuza kuyobora ko urugero nari ntanze ejo Gabiro yarayibondaguye urumva bashobora kuzana umenyerewe muri iyi mikino isanzwe ya gisirikare twebwe tutazi muri championnat ariko rero ndatwana tubyemera agomba kuza wenda ufite nose yo ku mupira umuntu yaburetse gato igisirikare ntigikora appointment reka Faustin uretse gato banza tuganire gake ni ibyo ejo bundi wambwiraga twabazaga retired Captain Wayezu Jean Fidel tumubwira ngo mbese ngo waje ku kibuga ryari atubwira ati se ngewe ntoragura imipira ukibwira se ko nta nosiyo yari afite ni nosiyo ni iyi ushaka kuvuga rero ahubwo banza ni ngombwa kuza ku kibuga icyambere ni nosiyo icyambere ni turanakiganiraho icyambere nibyo na chairman yatubwiye ati nibyo nuriya muntu yatubwiye muri mu gitekerezo cye APR ishobora kubaka urwego aho chairman bitaba ngombwa ko aba afite ibintu byinshi azi mu mupira ahubwo we imiyoborere ihari afite abatekinisiye